kuba batanzi bakaba bavuga ibyo bavuga byose nyine mba numva ko nko kwa kundi ko guharanga umuntu kandi iyo umuntu aguharagaho ikintu kitari cyo kuki ugiheza umwanya ubundi mu bindi bihugu iyo uvuze umuntu nta preve ufite urabihanira nta bimenyetso ni hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 ndetse ukabitangira n'amanzi n'imande nini n'ikimfizi nkazibiri mu kinyamurenge ikimfizi nkazibiri okay aba YouTube yo guhemba udasebanyije YouTube yo kugirira neza wowe ukora neza fa kuba ufite creation yawe ibintu bya biri unique twebwe noneho usanga tumeze nka uniform iyo muri mu kigo mwese mwambara ibara risa ariko mudatekereza kimwe cyane nimba Furaha afite tala cyangwa se impano yo kuba ari journaliste mwiza undi nawe ahita abyuka ngweme akahita areba pasi ntarebe future yawe ntarebe dreams zawe agahita yumva ko yaba kaze bafana bacu aho muri abari Australia America Canada England turabaramukijaho muri mwese turabakunda abari muri Kenya abari mu Buganda abari mu Rwanda abumva ururimi rw'ikinyamurenge cyangwa se rw'ikinyarwanda abafana bacu aho muri turabakiri uyu munsi twagiriwe amahirwe mwanyandikiye comment ngo murashaka icyamamare cy'umumama twemera hano muri showbiz Nyamurenge hano Nairobi nguyu twamuzanye Eme mwanditse ejo bundi turi kuri live ngo muramukeneye ngo agaruke muramukunda yaje ni wa mugore batumiye aratwumva aradutekereza tiyadutenguha tamfura akazi zisitenguha turi kumwe na mama boss Karifi ibi byose Hindukira TV niyiwe nagire anakire abashitsi bagenzi be kugira ngo dukomeze ijambo murakaza neza abashitsi ongerizwe tewabwiriwe murakaza neza abashitsi bacu Imana ibahungisha kubwo kudutekereza mukatwitaba mwabihaye agaciro turabashimiye cyane ikindi turabiyegeje kuri no channel yacu yitwa Hindukira TV show yego yitwa Hindukira TV show mudukorere comment share subscribe muraba mukoze cyane murakaza neza Furaha yakoze kutwitaba ni icyamamare n'umusitari mukunda cyane na Grace Imana ibahungisha kuba mwabyemeye hari abatumiraga ntibatumike ririmba karirimba bakaza biyegereza abashitsi bacu ese naka ni kubona wadugu nako ni keza utabari kubona wadugu iyo si ikiriyo oya apane yoni turabakiriye bashitsi beza muze wicare mukwe neza ni yari babakiriye nyine ni kwa heri ayaye ariko barase nikatazaseka ni heri kubona wandugu ni byiza ni heri kubona wandugu ni byiza kubona abashitsi aba bashitsi banje nikabatazasenga hejuru jaga ndabizi pastor avuye muzehe wagiye muri Amerika n'ibyo wasigaye usimbura rera kanisa mwakoze cyane kutwita abaheme ijambo n'ijyanye namwe mugira icyo mutubwira muri abasitari turabemera twashitse murakaza neza twashitse muri iri torero ngo hajya ngo bagita gute Hindukira TV twashitse muri Hindukiraga nimba tugiye guhindukira dusubira iyo twavuye iriya muri Murenge ayiwe titwohindukiraga tutaragera muri gakondo yindi twagenewe uragwaye nukuvuga ngo tuzobanze tuwakandagize n'akacu karenge turye kurara amafaranga hariya hirya muri barutu kandi azajyoha ayo kurabaza gute tuzogaruka gatugiye kubaka iriwa tuzabone guhindukira icyo mugarukanye ariko hindukira ubunyene n'amanyakenya se ayo taje ko baduhindukiranye ariko iwacu birahari byose yeme rero ku mazina nk'ibisanzwe banyita Emerance Furaha I'm from to AA alors je suis Mupaya Awa na Hindukira TV show sindi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe umusitari nawe nivuge Grace ijambo n'ijya murakoze cyane ongeri korera shiko kandi gasengera ariko asante cyane nukuvuga njyewe amazina yanjye hano muranzi ubwa mbere nkageze amazina ni yayandi korera kuri The Family TV1
turishimye kandi twisanga hano. Uyu ni umuryango wacu kandi dukunda, tugomba no gusapotinga mu buryo bwose. niyo bakiya bafungura itorero akajihije mudukubitiremo. So abantu bo kuri The Family ndetse n'abandi bose muze mu mukanda subscribe, mukoreshe ya ndetse na comment, mumukunde nawe n'umwana mwiza kandi yise cyane yakazina keza ngo muhindukire Muji wacu. mureturume rwa furanga niwe uzukunda gukoresha ibifaransa cyane ngo mureturume dutahe ariko ntabwo dutaha kuri none turacarana yewe zina gutaha Ese ko muri kwanga gutaha twabwira abantu ngo batahe. tuzaba dutaha dufite icyo dutahanye Iwacu ariyo biba byose. hari bamwe batoba bakibasha isuka yewe we ngawe none nkaya yaki baba gifite igituza so cy'ifu guys turabakunda cyane, mukomeze mukunda aba bantu. Murabona iki kintu kiri aha ngaha Ariko murakasamo yaki. cya mama Bishop Mama boss. bose baro Nibadukunde nabo. n'umwana Nabo mwiza. nibadukunda. ukipenda upendeko nibagukunda nawe uzakundike bakagukunda wanga ngo wangana ibyo turabakwigisha okay murakoze murabumvishe ni inshuti zacu muri showbiz twababwira ni kanisa runaka kubera ko aka gatuti emararusha amakanisa menshi abandi abakirisitu kuguri Bishop Ariko bari mu kubanduza ngo Bishop. ndi aposo ajya ni uri hejuru cyangwa uri marishari sukisi ako kazina niko keza gusa okay muri iyi minsi hari amakuru menshi mwumvishe kuyeme batukana bamutuka n'umubyeyi twemera turavuga ngo twebwe tugiye guhindukiza abantu mu bitekerezo twakora byinshi bakaduha views twarebwa tutarinze gusebanya tutarinze kwinjira muri privé y'umuntu nibyo turi kwamagana twebwe turi guhindukira mu bitekerezo mwaramwumvishe twebwe nabi n'umwira wacu twamukubitiye za rongo nabaje kudukubitiramo kugira ngo tuzohinge tweze nkuko nawe yarejeje atwifuriza kongera kudukubitiramo isuka kugira ngo natwe twumve ku mafaranga y'amarobo ukuntu ari mu kuryoha kandi azaryoha mwabagore nimuve muri za kashwashwa n'udusabo nimuze mufungure mwese za YouTube mbaye mbibi yakabanga amafaranga mujye mukorana umwete nimuba gute monetize uzi ukora ubudahwema amazi rero ifaranga ukuntu ziri mu kuryoha twumvishe iyo bavuze hose amurumazi ni amakuru adafite bavuga amagambo navuga ko ari ugushiruka isoni iyo ututse umuntu deni kuzamubayeho iyi si itisakaye cyane rwose imvura yakunyagiye yonyagira undi dubure cyane abenshi zagiye zibanyagira bagiye bakuvuga nabi muri showbiz ntibakwihanganisha iyo umuntu agize ibyagaza yegera ntibaza bamuhunga abanyamurenge nuko tumeze tukaba impumyi kuri twe ariko tukaba amaso ku bandi numvishe ngo sida kandi abo bayivuze uzi ko ntawize doktora ngo yaragupimye yewe ntibona vura na malariya bose bayivuze wageze muri challenge nyinshi banavuye n'akamondo wageze muri challenge nyinshi zikumakinga strong zikugira umunyembaraga mbwira ukuntu wagiye uca muri izi struggles zigiye zitandukanye ukabasha guhagarara nk'umugore nk'umugabo nako iyo bavuze hari n'abagabo rero iyo bavuze ngo umugore bamwita umugabo si uko aba yahindutse igitsina cyangwa se yambaye ipataro ni imitekerereze n'imyumvire good understanding mbwira wabyitwayemo gute ngo waciye muri byinshi twarabibonye bibi undi muntu wese byomugeraho akagwara toro mbwira hawe byagenze gute kugira ngo stay strong wereka abanzi ko uri happy ubuzima bwawe bumeze neza kandi bugikomeje ndetse kuri mama w'abana beza Imana yaguhaye abahungu n'abakobwa ngaho ijambo ni ijambo murakoze cyane kuri Hindukira TV kukwiyegereza no kutubaza amagambo meza rero nta bisubizo byinshi dufite kuba wahura na biriya byago abanyamurenge icyo koze njyewe ahantu nakuriye sinabashije kubana n'abanyamurenge cyane nakuze mu banyamahanga hajya mu bakongomani nyine bariya ababantu parce que nous sommes tous les Congolais
mais il y a le bantu et le nilotique rero njye nakuriye muri bari ababantu b'abakongomani iyo myitwarire n'izi comportement z'ikinyamurenge ntazo nzi n'iyo mico ntayo narinzi naje kumenya le vrai munyamurenge muri Kenya uri mukuru mfite abana ari wenda n'imvi none zirimo ziraza ejo bundi mu myaka 6 nibwo mbamenye neza ndabasogongera rero abantu abenshi parce que abanzi baranzi naho bahano bomba mbona ko bajya banyibeshaho abantu mwahuye mukuze kandi nta buzima mwigeze mushiyaringa bya nta muntu numwe jewe nono nta rushesho nigeze ngira na bya bindi uzovuga ngo ngira inshuti z'abakobwa abanyamurenge twigeze kugira ngo twarakundanye ntazo nta muhungu w'umunyamurenge twigeze gukurirana agakungu ntayo abakolege banje nabana b'abakongomani ni ukuvuga ngo nta impact n'imwe nigeze ngirana n'iki cyane n'ubwoko nyamurenge so aba bahano bo bajya banyibeshaho ntibanzi niyo mpamvu biriya byose bavuga kuba batanzi bakaba bavuga ibyo bavuga byose nyine mba numva ko nko kwa kundi ko guharanga umuntu kandi iyo ntaguharagaho ikintu kitari cyo kuki ugiheza umwana ubundi mu bindi bihugu iyo uvuze umuntu nta preve ufite urabihanira ibimenyetso ni hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 ndetse ukabitangira n'amanzi n'imande nini n'ikimfizi nkazibiri mu kinyamurenge ikimfizi nkazibiri okay aba YouTube yo guhemba udasebanyije YouTube yo kugirira neza wowe ukora neza fa kuba ufite creation yawe ibintu bya biri unique twebwe noneho usanga tumeze nka uniform iyo muri mu kigo mwese mwambara ibara risa ariko mudatekereza kimwe cyane nimba Furaha afite tala cyangwa se impano yo kuba ari journaliste mwiza undi nawe ahita abyuka ngweme akahita areba pasi ntarebe future yawe ntarebe dreams zawe agahita yumva ko yaba nta muntu usa n'undi ibyo byo mugende mukorope mu mutwe umuntu Imana igira impano yahaye kabisa turi kumwe n'undi tutibagije Grace ni umufana wacu natwe turi umufana turi abafana ba The Family twakwiyegereje tugire ngo twakwibaga dusangire kankoto y'injiri wegere susuruka atari uko ndatera grenade ndarifuka ndakubaza mu minsi nanone nawe hagaragaye ibihuha bitari byiza abana navuga ko ari umwana iyo ushaka igihe wenda ari kugufite nkuriya ariko navuga ko agaragaza icyo bita discipline nkeya arakubahuka kuri rezo sosiyo tiyaguhamagara nimba ari Blanca adono ukuntu byagenze wabyiyumvisha gute muri wewe umwana amaze gusohora wowe bitubwira he ko uriya mwana amaze gusohora kiriya kiganiro izi nkuru ziri kukuvugwa ni ukuvuga ngo first of all njyewe ndi muri media umuntu akankora y'inkuru sibyo ntacyo byambwira gusa turatandukanye tuzi wowe uyu munsi umbazaho inkuru wenda ukantukaniye byambabaza bitewe n'uko tubana sibyo undi akankoraho inkuru ntibyambabaza kuko ari muri media cyo kimwe nuko nanjye hari abantu nzankoraho inkuru zikabababaza kuko nanjye zambabaza kandi ikintu kinatangaje twe tuba muri media niko dutinywa kuvugwaho kandi ari twakagombye kuvugwaho nimwe mwirirwa muvuga abandi twe tuvuga abandi bakababaza kwa kundi bababaye ntabwo twe tubyumva tuvuga ububabare twe tureba inyungu zacu ariko twe tuba muri media nitwe dutinya kuvugwaho ako kantu abanyabwoba mutinya kuvuga kandi muvuga abandi ayo bakora bazaho ko nduzureba ikintu cya mugenzi wawe utabanje kwirote cyangwa ngo urebere tour yes so icyo kintu rero kiraganiro sava yasohoye mbe usari kiraganiro natumvise
ntabwo wari ubizi nakibonye utegeramo akantu gatangira intro gusa gatoya sinabiha agaciro mvuga kuko sava ndibaza atangura ikiganiro mushwane na sava ngo yakoze ikiganiro nta nico byari bimbwiye none rusize ukuntu ninje kuri Instagram mbona bari abatipe bakoresha zira boro za Instagram zirambuka mbona bakatakata mu duce ba posting none ngategera ibi kandi gurumva bari abatipe of course barakata twatuntu niko bazanashyira no kuri TikTok naye hose none ngo mbitegere numva sava yararengereye byarambabaje tuhita twinjira no mu mafamiye ya byarambabaje ntibyambabaza ko sava ko wenda ndi kuvuga kuri media mbabazwa nuko nasebejwe na sava icyambere sava ingano ya savane yanjye turatandukanye cyane nuko kandi sindi umuntu uciriritse muri iyi si mu buryo navuga ngo sava kora kiriya kintu huzuye abagabo niwe muhungu wizeye mu nkambi yose kanimagire nyine ni probure yicaye munsi y'igiti n'agapira k'ikirebe ako kiriya giti nicyo kirimo amadayimoni yose gisura nukuri kw'Imana afite time nzajya muri kiriya giti nuko so byarambabaje naho abandi bantu kujya turabona nkuko wari ubivuze ngo abantu mu kigo c'abanyeshuri bambara uniform bose ariko intekerezo ntabwo bari zimwe natwe muri media nuvuga ngo uyu umuntu abonye akantu gatakaye hasi of course baragasamira mu kirere kuko niyo content ihari so abo ngabo bose nta muntu na blame ngo yamvuze uko yantuka yamvuga neza ntawe na blame ni uburenganzira bwabo icyambabaje ni uko ari Salvatore ikintu arajya kukivuga azi neza ko ari ikinyoma iwe yabikoze nka prank njye twaraganiriye yabikoze nka prank iwaze ngo karatwika ariko abikora nka prank so ico kintu ni uko nagisobanura ni prank nta byabaye ariko ntacyo mubiziranyeho basi mwana oya ntimubabiziranye muri buriya buryo bwo gutwika muri buriya buryo wamenye naho n'umuntu ngo wemere ko ajya kugusebya hari uburyo abanyamakuru usanga oya hari ibintu mbabwire hari ibintu twavugana ngo dukore muri prank ariko ntihabemo kurengera muri buriya buryo bwotuma niyo mpamvu nari nkubwiye bigera muri rurabo hari ukuntu gutuka gukora prank tumenye nko wasebeje umuntu akagira ngo nagatwika kandi wasebeje hariho izindi ngaruka zitari nziza Savi we yakoze kiriya kintu atatekereje ibyo yakoze iwe just yarebeye hano hafi mwese muri ababyeyi ndagira ngo niba utarabyara muri birabyare cyangwa Grace kwiyambaze nawe aho yaba ari Grace yiyambaye ndi imfura sinomuseke no kwihangana noneho tubaze mbaza aba YouTube muri rusange kwica umuntu mu bandi ni ibintu bibi kandi bibi cyane kuko umusebeje ku isi hose Amerika Australia isi yose yaregeranye cyane kubera ko dufite ubu turi ku isi ya communication yego aho uganira n'umuntu wo muri Amerika wicaye hano muri Kenya mukaganira ibintu byose kandi bikagenda neza nkuko mwabipanze ndibaza ngo ibintu aba ba YouTubers niko nabita kuko iyo bavuze ngo journaliste ni umuntu uba warize turu amategeko avuga ngo twoganira ariko titworengera noneho defo bakavuga bakakure umunyamurenge yagiye kugusebya zareba ibintu bitatu ahashize hawe mu minembwe akareba mu buhuzi noneho agashaka kureba no mu nzozi tabareho muheruka aguheruka ikiri umwana ubu uri mama ufite abandi bana uracyariko gutekereza mu mashereka wowe uri kumva ko la vie yabaye iki change cyane rwose reka nguce mu ijambo gato nibutse ikiganiro cya mbere nakoranye na Queen wa debut kubera twakoranye ikiganiro ndamubaza ngo se kuki utakoze ubukwe ukabomboka arambwira ngo impamvu yanze gukora ubukwe umunyamurenge ugiye gukora ubukwe azareba iriya irundu iyo wavuye defo wakoze irundu akaba ari yasa n'umunsi w'ubukwe uraje kuzana uriya mwana wakoze ari amarore rw'irundu uri intwari kazima umunyamurenge areba iyo watubise akantu wakoze akaba ariko azana mu myaka 20 twese turi mu mushinga kandi twese tugaburira cyane why not tutakora collaboration utuganire ari amafilime akinwe ari amaplank utuntu twiza twese bizotuganisha nk'abantu bari muri company zigeze zitandukanye ariko kuri nk'abandi bari mu kutureba
bakavuga ati noneho izi njiji z'abanyamurengezi kandi ni muri Kenya gusa biba hari ahandi biba kandi turi mu gukora ibintu bigaragaza ko education de base iri hasi na education intellectuelle iri hasi none se bakavuga ngo ejo twese tumusuke dukore plan kiwi igamije kuzamura umushinga cyane twogenda n'amahoro yaduhaye amasaha tugakora akazi tugataha si ngombwa ngo twinjire muri vie prive ya hembe nawe ntiyinjiye mu yawe cyane ku buryo tuvugana amagambo y'urukozasoni kuri rezo sosiyo aha uriya muntu usebeje ejo umwana wawe naza kwa hembe gusaba umugeni yego naza kwa hembe kuko afite abana beza akaza gusaba umukobwa uri kumva muzaba mugishingiranye gute bivuye so capacité intellectuelle muze mureba kure timurebe none nk'umuntu muzorebesha umunyabwenge tureba nimba harabaye beef hareba okay kubera ko umushinga turi kumwe ngahita ndangiza hari inyuma hanje nawe ko tuzoba tumeze tureba future cyane none se uko turi gusebanya tukica abantu mu bandi ejo ni ukwicana biri visuel siko bimeze rero muri mwembi habayeho beef kandi mbi Jesse nazi iyo bashibeje umunyamurenge muri rusange biza bimbabaza ku giti cyane numvise twakoranye n'ikiganiro na Mengo drone ni yaturukije mwanya kwaza aya mazina yavuye izi drone ko ziri kurasa mu minembwe yaturukije mwanya wowe turi kubaza wewe twe baravuze ngo twari kumwe twariye umutima kandi umutima ni ugoye wokurugira ndamisonga urimo kumva gishike do yuba tiragarukira cyane neza atandatu direct se iyo ndakuba nyifitiye drone nkakuriye bari abantu bamvuze muri iriya kazengerero bakamfatira ahantu nyine mu gace ka muri pay urakomema simba narabamaze igitangaza furaha she's strong woman urakomeye ni ukubera ko mujya mubivuga ntimuzi pase yanjye muri pase noba naraciye mu biruta mwega ibimubona so troubles nizo making umuntu strong cyane ibibazo yaciyemo nibyo byamugize umumama akomeye cyane arabyirengagiza abirenza amaso cyane rwose noneho hari nk'abantu ujya usanga bama bigira nk'aho aribo bene nyiri ikibazo aribo bigira ba nyirembabare bababaye mani uko hari abantu boba baragusumba nyije nyiracyo nyiri ikibazo ese tubaze wewe bagushyize ku munzani we tutavuze tukakuregera tukagusheburura wowe kuzura wowe kwenera wireba mani wireba umuntu umwe ntago kandi mu buto yavuze ngo ibintu byinshi abakongomani ni abadekati kabisa kandi muri twe muri benshi harimo abadekati icya kabiri ni abantu ngo batangaye abasivile ntibaba n'abasirikare abadekati uzi uko muri kongo nibo batangaga edikasiyo cyane yego abarimu benshi n'abaprofeseri benshi ni abadekati naho kandi niyo mpamvu igihugu cya kongo cyapfuye turarabirebye aravuga ngo nibyo byishe abana b'abakongomani ni ugukora ngo jewe ngo nize ngo nagaruke ngo ngusi kakane ngo kakera ngo nkani kakadesisi ko mwege mwamwiga ubunyine kari kakaze abadekati ariko ubirebye wa mungane umudekatire w'ira epoke n'umulisansi w'ubunyine nige France bararutana abantu ba kera bariga umwana akazarangiza primaire gahambwe ukuye muri Kenya mu journaliste uzi Gifaransa nkayeme hari undi mugira journaliste qualifié iyo yavuze ngo qualifié kigira gutya neza none hasigaye no kwiga icyongereza gapana kiriya cyahariya muri nani hari uwo twagiye kureba ngiye ko dore mfite professeur yarangije amasomo yaraminushi ndekwikurura twagiye kureba noneho yarangije amasomo muri bihugu tutavuze noneho tugira ngo umuntu warangije amasomo agiye kutubwira icyongereza muri disikuru ngiye ngo so ngo ndashima imana ngo so ngo yadusomesheje turi abapfaka ngo ari umupfakazi ngo so ewe wowe bagurishije ihene bazimarira ku isoko Grace agira icyongereza cyo zakimbaze agira icyongereza cyo cyihariye kiri muri dictionnaire umuntu ni album ni turangiye inagitimba yego nakagira ikiwe noneho cyo umuntu ni dictionnaire nini sibyo
yo kuramburira paje akeneye cyane rwose umuntu yo kubera mwiza cyangwa akakubera mubi bitewe nuko waje wamwikomporse sibyo cyane nta muntu mububaho ahubwo ni abantu bagira abandi babi abantu mu bandi kandi twarangiza n'iyinga ngo Yesu niyo nzira y'ukuri n'ubugingo muzamukoresha capacity nimba hari n'injyajyakazi ni ukuba umukirisitu w'indani hanze twaje kumekinga ibintu abantu bashuye cyangwa bakonje ni mu cyagure kimwe none reka nkubwire hari akandi kajambo mu mbabare kavugira hano uriya mugabo ejo bundi watangishije amafaranga hariya jewe nimushake mu nyita akagara n'ubundi ndakagara mu banyamurenge turakwamaganye ndakagara muri population y'abanyamurenge mu tuzo kubera iki kubera kwa kuvugisha ukuri mureke opinion umuntu igo uriya mugabo kumujugunyira ari amabuye n'iki byose mwege mwabaye nka babandi Yesu yajeje gucungura abantu kubakura muri bimwe aba rero bafata iya mbere kugira gute akikigishije gutanga agakuramo amadolari atari n'amashiringi akanabwira ngo nimba mwamubona aya madolari nayahesheje we no kurekura kwanza none namwe yemwe banyamurenge mbigishe ujye urekura kugira ngo ugire gute tumukomere amashyi kubera ko mwebwe byarabananiye mwese abanyamurenge ngo ni gute ushobora guhagararisha ngo revera muzima ngo ukamubwira ngo nasubire atange kwanza ni kanisa ryiwe ni wari gufata iya mbere akanatanga n'ibihumbi icumi n'ikihe kibazo yari akoze uriya mugabo ubundi ni irihe kosa yakoze ngaho nawe ni ukuri kw'Imana tureke kubangamira oya njyewe sinabikurikiranye njyewe narabikurikiranye ABC uko injiji turi abakirisitu ba nani ariko kameme tuzi amategeko y'ikanisa n'amategeko ya Bibiliya turabana bakuriye muri Sunday school akagara kubera ko yatanze amafaranga menshi cyangwa njyewe ntabaciye mu ijambo wowe nk'umuntu w'umukwaferi urafata umuntu ucuruza zahabu imagine we timuzonganye muri capacity y'iki ni izarishe ari mu mutwe ko ntimunganya capacity ari muri mind yiyo buri umuntu ucuruza zahabu buriya habe n'urwego rwa capacity y'ubwenge si niveau yawe man si level yawe wowe urafata umuntu w'umubyeyi urafata umuntu w'umubyeyi gusa ukubita akanyanga mu mara wumve ko ugomba kuja kuri seti imagine ngo ugiye kumuvuga gute gusanga kuza mu rusengero agasanga ibyuma biri gusamira akavuga ati yeme ibyuma byasawundinze nabi none mureka dukore ntuze abavuze ngo ari kuja ikuzimu kuko wowe utagiye ngo nabo acemo azibona ariko bene wacu iyo umuntu yakize wese bazavuga ni abanyamurenge barimo kuvuga ngo umushinga waje tutazi ngo uvuye from nowhere nimba ari kuzimu nimba ari twese twirukwana ese bundi biriwe batondera miyatatu umunsi wose bamwe bataye utu tiwabibonye ko hari miyatatu nani nimubwira abahungu dukorana induru reba abantu bari mu gukomereka ngo baba bagwana none bavuze ngo nukuri kw'Imana abanyamurenge bo muri Kenya hari inzira yabonetse yo kuja kuzimu ngo tubone amafaranga bose nabariya babo kudututa weke umuntu ushaka gukira azaganira n'abamurusha ubushobozi kugira ngo bamwereke inzira sindeyo naho mugiye twese dusangira akayescariye ya mbere n'uri kuya kane ntabwo muba muri kuri level ni nka primaire na secondaire iyo muganira ujye uri hejuru yawe abasha kukugeza hajya baraka dushira ibintu clear turuzi abanyamurenge bo muri Kenya turacyari inyuma mu bwenge turacyagira ngo turacyari iriya mu bijombo kandi twarahavuye tumaze gutambuka za frontiere zingahe kugira ngo twisange mu mujyi ukomeye nk'uwa Nairobi turuzi muri iyi buzima bwacu twabuhejeje gusa kuri protect Europa harimo abalisansi mu banyamurenge bari muri Kenya akibwira ko uko agomba guhera muri kazengerera protect ukubunye n'umwana w'umulisansi avuze ngo uyu munsi ndaje kumwera icyayi muri Westland kandi nta kindi agiye gushaka gusa ko yohakereya connaissance muzaza connaissance zizituruka ukubu nyine je ndashobora kugenda nkifatira ibihumbi 2 mu nzu muwanje kagenda nkamwa ahantu fanta hano tuyigura 40 iriya ngasanga irimo iragurwa 500 nemeye gutanga ya 500 na sambusa hari wenda yindi ya 500 hariya habonetse umuzungu ni umufransa uri muri restaurant tazi icyongereza ntazi igiswahili ariko asanze uri umukongomani w'umunyamurenge uziga France yumvisha uri muri vugishwa uzamutangiraga kwivugishwa kuri telefone nta n'umuntu ugaho kuvugishishwa akamavuga ati mbonye umuntu kera tuzira wumva ururimi rwawe dushobora gukominikana agahita akubwira ngo mfite umushinga runaka se cyangwa uwa mbere umu interpreta nkanaguhemba uyu munsi wose tukwirirwana wakonsomye hari wenda ibintu bitarenze 1000 cyangwa 2000 ugatahana 1010
ariko umunyamurenge ntabwo usanga uri umukobwa cyangwa umuhungu iriya za Westland ahita yumva ko wicura yandaye isigaye ija kumwera hehe neza mu kabari umunsi umwe naragenda hamusanga nta cyamujanye ngo yari yagiye gutega azamavuga ngo neza kamagutangira n'igihamya namusanze ari kumwe n'undi mugabo bariko basomana atangiye guhimba wowe ntukite muri bya bindi bavuga wowe muri ibyo ushaka kugeraho naho ntimuzohera muri no protector hano kapatanisho kayore isi yose ngo nimba zacuruza protector ngo naje ncuruze protector wakre n'indi nani ubundi nagiye Bugande ntaguciye mu ijambo nabusanga abagabo bose biraguye bari mu makari yewe ino habaye nga mu makari ngo niyagezwe utaho curuza inyama za polisi ngo na gwa Daniyeli nimbabura ibo ntabitenge bihaba ariko gukora ibindi byagiye kuri fashion kuko yabonye ko abandi babungukira mu makara nawe yamayishora abantu bahombeye muri iyi nzira ijama yo tubunyine n'abantu akamagenda bakama mu gifaranga inzira barayifunze we ni hake hamenya makuru karaje kwicura ubu nyine barayifunze bakishijemo isitimu zoke murebe kudashirira gahe mubwire we ni wacu iryo rero mureke mbabwire ayaye turuza tujijuke ntitukaza twama twibona ngo ubwo kanaka yakoze bino reka nanjye uzi inzira yakemo kugira ngo abijemo uzi connaissance yakereye kugira ngo abijemo wabanje ukanamwegera kandi natwe tuzadutinya kandi ntitukaza tugira ishari ngo nimba kandi rugo guye hano Nyamavira aza kubita costume na bukare nziza yasize ikirato ukamubwira ngo agiye gusenga kuwa mbere afite igikapo bene kino batwaramo ordinateur akagitwaramo gusa ibitenge ibyo bibiri kashwashwarangwe hano muri Masimba 500 iyo city market yegeranye na za Lavington akamaja muri biro nk'umuntu n'abasekirite bamubaza ugiye kureba umuntu hano muri reception kumubaza akantu runaka kumbe si hari yagiye agahita yinjira mu wundi muryango akegera umuntu ati hano nari mfite igitenge honyine umuntu yamureba selo n'ukuntu yambaye ibe yarambwiye ngo igitenge cyagashwashwa ntabwo yampishe yagize gute yarambwiye ngo igitenge cyagashwashwa aza kigurisha 4,500 akamabwira ngo kivuye muri Kongo selo niki n'ibitekerezo bye yaramaze confidence harimo nuko tuzureza hano muri za patanisho azagurisha nyine selo naho ari ariko aravuga ngo reka ngende nambare costume yanje muri ya bag bazamagira ngo harimo ordinateur kandi nikashwashwa zibiri yashanyemo akinjira agatahana 10,000 kuri za kashwashwa zo zibiri bakamama baramubwiye ngo akuna mu ngine mu Kongo tunataka ni wewe ibi bitenge nyine bya Kongo uzuzana hapana wale wenzako wanakujanga sijuu ni kama wanazitawanga tu hapa Isiri kandi wezi kwa hano Masimba nta nubwo azaje kurangurira hariya Isiri yarambwije ko arambwira ngo fura ko nkuzi kuri umunyamugi wavuye muri iyi ntuzi takataka ukazuza hano tukazengereza abanyagihugu urumva ko ashaka ko n'undi muntu atera imbere kandi akanamwereka n'uburyo wabikoramo naho azama kubita ikanzu rigere riri rukurira kuba nakamambiri n'ibipataro rero bantu bacu tugende tujijuke tuve mu matiku yo gutikuzanya ngo ugende ku buzima bw'umuntu nimba akora ibi nawe urashaka ko ubigenderamo uzohomba ntaho riraje rero bantu bacu niki mubwira bene wacembe kugira ngo turabakunda gusa nibagende bisubireho kandi tureke ibintu by'amatiku no kwinjira muri private y'umuntu nimba ngwayishindikana ni yanje nimba ntanayigwaye nabwo ni jewe nimba mfite drone ni jewe nimba ntanayifite ni jewe Grace nimba afite shindikana niwe niba atanayifite niwe selo n'ukuntu comportement y'umuntu imeze wijajinga tugize ngo tukujajinga ukuntu tukuzi kuzura umunzani uwo munzani nti wo wuzura rero bantu bacu turabakunda cyane abantu bo mu icace rya Hindukira TV show turabakunda cyane mugende abafana bo kuri AA mugende mukandire Hindukira dutahe nimba ari Hindukira gango TV show mugende mubakandire abantu bo muri The Family TV1 nabo mugende gose mukandire uyu mujyama n'abantu bakiyabafungura nabo akajiji kabo karacyari gatoya cyane gose ese na kanisa ry'abanyambo ryitwa gute hari yindi cyane yafunguye izindi mpanga zitatu
bose nabo mugende mubakandire ni ukuri ko Imana iryo zina sindarimenya neza ariko nimubabona n'abagore batatu barimo impanga zibiri mugende umuntu wese uzaza ufungura cyano mumuzi mutamuzi gusa muzamukora ikintu cyo kumukandira dushigikirane niko kwiza niko twakuye. Okay, murakoze cyane ku mwanya wanyu mwitanze. love you. Time is money, umwanya ni amafaranga. Wari gukora byinshi kandi bikwinjiriza, ariko mwabaye intwari mu bitwarikazi kuza ngo mutugenderere kuri iyi channel yacu bita Hindukira TV. Aha ni uguhindukira abantu ibitekerezo, so guhindukiriza ibinyeri. Murakoze cyane. Sivyo? Noneho yemwe mureke nimba mushaka ko dutera imbere dukore collaboration. Dukorane tuve mu matiku, nimba uyu afite umushinga wa filime atubwire n'akazirimo cyangwa se n'akabiri aduhamagare, turi abantu bazomwumva kubera ko aradushigikiye, tuzomushigikira twebwe nti turaba bajya bazabatererana abandi kandi bizotuma badatera imbere. Kandi ngo wagize neza nawe azagirirwa neza. The family nawe yatugiriye neza araza nawe yari afite byinshi kandi bikomeye akagombye gukora muri Kenya. Umwanya bari amafaranga cyane. Tuvuga turangiza, The family nasezera abafana ababwire icyo yari afite ku mutima yabageneye. Nasenga amasengesho yo gusezera. Ngahe dusengera kuturara. Ayo kuturara. Ayo kudusenga ko nasenga ndumva mbona. Twonyagirwa. No, anyways, reka dusoze ikiganiro kugira ngo dukomeze izindi gahunda. So ikintu cyanyuma nababwira, mukore subscribe please. Buriya gushigikira umuntu ni ibintu by'agaciro kandi ni by'agaciro cyane cyane kuri we. Kuko iyo umuntu ukanda subscribe no gukandaho gutya gusa bikarangira nta turu nashaka atakaza kurikirana ikiganiro nuko za maraso atagari igito no kwamara ukigushikira nta satani nta mutima mubi mubakandire rwose tubashigikire n'abana bacu n'abanyamurenge bagenzi bacu kugira ubuzima bukomeze. So turabakunda, Imana ikomeze. Thank you so much.